Myaka agiye kubereza urwego munyureho. Baje kumujyana noneho hari. Umva babwire Marayi naramuka agizwe kubita namwe mu mukubita. Wowe arakubita noneho. Muhagarara manuke. Namanuke. Abashaka we arakubita nawe. Nuko ari bakwegera bakatsumva we. Ntawe yamwisha mukuru basaba mu ngoro. Nasi kibazo mwe. Mureke. Umva Marayi murutera ku buryo ari musimbuke mu mufati. Mureka simbuke. Ni mureka simbuka basanga. Ngo iko muje kugwana Mucanye nuzukari gutera abantu amabuye. Mwegereye umugore. birabicupa. Rucuno. Ibyo bintu urimo ntabwo ari byo. Babanaga biseri. Ibintu urimo biragukoraho. Ibintu urimo uraza kubyicuza kandi. Amatipe mana agari kwikoresha. Ibintu uri gukora biraza gukoraho. Wagibonye Mumufate. Mumufatire ko. Bwira Myaka bahereza amasini. Aho se mwebwe mwava mu nzira. Myaka yabazanira amasini. mana we Aho se mwatanga akayira. Mujye muva mu nzira umuntu niba yirwariye atambuka. Sindo wabwira Myaka akazana amasini. Yagiye kuyizana. Masini Myaka nabahereza amasini ndayishyura abantu. Oya, jira nabanyeze kuza biturebo muri bituna kose. Bagiye batatara mu manura. Ndetse bundi None se ubwo nibatembera ndakubita abantu ngo bagiye ku gahato. Ko ndi kubabwira abakanga. Nyine kuriruka musanga yagubu. Reba nari amaze no kuharobora none uri bakuntu ugasanga umuntu amaze Damuke TV. Ibihe byiza amahoro y'Imana kuri mwese mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Damuke TV. Twizere ko mukomeje kumera neza, twizere ko Nyagasana abarindiye imiryango, imigisha ikomeze kubazaho areme nyinshi, mukomeze mubone rwose imbaraga z'Imana ukuboko kwayo kubageraho. Uyu munsi ndi kumwe na Poker Face, yagarutse kuri kamera, nawe ni umudamuke. Tuje kwiganirira gake ngira ngo uyu munsi murabizi yuko ari kuwa kane, ariko kuwa kane ubundi abantu bakunze kuba bari hehe nanagusuhuza nkwakira. Urakoze cyane kandi nshimira n'abantu bose bakomeje gukurikira televiziyo ya Damuke. Warumbaje ngo kuwa kane ngo abantu baba bari he kusanga kenshi babuze man. Kuwa kane kenshi baba biteguye weekend. Urabizi ko turi mu gihugu gifite umutekano. Ukora ibyo ushatse ariko bitarenze amategeko. Ubu kuwa kane ubundi ngo weekend niho iba itangiye. Kuwa kane weekend ubutayari yatangiye. Niyo mpamvu uhamagara umuntu akakubwira ngo ngo mani buretse ngo buretse ndaje ngo ndi akakubeshya ngo ndi muri traffic ngo hari utuntu nari ndimo kandi wakumva inyuma kumva hari ibintu by'intuza by'imiziki ukuntu. Mani bari ikibazo gikomeye. Hanyuma se makuru yari meza. Abona akavura karahari, harimo agakirima, harimo agakirima keza kabisa kamwe, ariko nyine biri kumera nkaho bijya kuba bibi ariko bikongera bikagaruka. Ya kirima y'u Rwanda nyine iracyakomeje, iracyabahiga, ikomeze kugenda bahiga neza cyane. Ngira ngo n'abantu hari abantu nabonye bakunze ikiganiro twashyize hejuru cya kindi cyerekana inyoni gishanga cya Rugezi.
nabonye kabisa hari abantu bagikunze cyane ubwo niba bifuza yuko tuzabatemberera n'ahandi nabwo batubwira tukaba twagira in comment nanjye nahakunze cyane muri u Rwanda rero rufite ibyiza byinshi hari abantu baba batabizi baba bakeneye kugira ngo barebe ahantu nka hariya turahari ku bwanyu comment ibintu byose twabaha information kandi byose byakunda murebe neza ni byiza cyane byose byakunda ni byiza cyane hanyuma tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye no kunywa less hari ingamba n'ubundi zashyizweho muri iyi minsi na leta igenda ibishyiramo imbaraga ishishikariza abantu kunywa less kunywa inzoga nkeya rimwe kuba bishoboye bakaba banazireka ko inzoga si wane nabonye babanga inzoga si wane uyu munsi rero ndizera nashidikanye yuko tugiye kugira ikiganiro kiryoshye cyane ko nawe azigeze usoma mu gacupa nta n'ubu ndacyagasoma ariko bitandukanye n'uburyo nagasomaga kera niyo mpamvu nari mvuze nti wane ntabwo ari byiza bavuga ngo si wane inzoga ni nziza ariko bitewe n'uburyo uzinywa bitewe n'uko no mu muco ko n'abazinywa baretse kuzinywa abazicuruza bahita bahomba n'inganda zahita zihomba cyane ko inzoga no mu muco nyarwanda zirimo umuntu wabyaye bamuhemba bazanye agacupa ako ntabwo mvuze ngo wenda wetse ko amadini yabaye menshi ariko ndavuga mu muco in culture kuvuga ngo uwabyaye agacupa washingiye sinzi imyaka ufite ubushize warayimbaje nanjye reka nkubaze uzabyara ryari ngo bagushyingire yangira irahagije ifite irahagije ako kari gaciyemo inzoga rero mu muco nyarwanda zirimo inzoga zirimo ahubwo tuzinywa gute bigenda gute nicyo kibazo gihari hanyuma kera babyitwaragamo gute uyu munsi babyitwaramo gute poka kuko uyu munsi hari abantu rega zigenda zikoresha amabara wenda watubwiye ngo usomaho ariko ntabwo watubwiye wowe ukuntu bigenze kugira ngo utisanga muri ayo mabara njyewe nigeze kurisomaho riba na ryinshi ariko ntabwo ryabaye ryinshi cyane ariko ubu bw'icupa nta muntu utabuzi nyine rirengeje urugero icyo gihe byagenze bite warisomyeho uzi skandari igeze kumbaho warisomyeho ngiye nigeze kunywa icupa rero ariko like short story ngiye kubaha muri make nigeze kunywa icupa icyo gihe yaragezweho abahanzi ba kera ntabwo mbakoreye publicité bahitaga Dream Boy nari nkiri umuvubuka ariko nanywaga icupa bien kabisa ukarihamya ukarivunira umuheto noneho nza kujya mu gitaramo cyabaga ngo bita quelque part yavuyeho quelque part urayuka njyayo ariko bataraza ndagenda ndazamuka ngiraho bita garo class ndamanuka nzi ko ngiye kugaruka mu mujyi ngo mu nzego zishinzwe umutekano baragufata ntabwo nzivuze zirakomeye neze bazivuze hari icyo bitwaye oya zivuge mu izina ni ba bantu bakomeye cyane ba hafi hariya Saint Michel ibyo birahagije kaho nyumvira no ubwo baguwamo pari hazard cyiza cyo mu Rwanda bakoze checking basanga nta kibazo mfite uretse kuba nanyweye bitari rese ari warengereye nanjye yisunyibutse ikintu wenda ningera turimo turagenda tuvamaho kugira ngo abantu babyumve ngiye nanjye nigeze gusinda kera umunsi umwe niga mu wa gatanu secondaire ebana bimvana ibibazo narwaye hangover nk'iminsi 2 byari ibibazo bikomeye hanyuma rero turimo tugenda tubiganiraho ngira ngo ibingibi by'ubusinzi tunabiganiraho tubiviraho rimwe ariko icyo tubashishikariza ari ukunywa rese uyu munsi ariko uyu munsi dukoze iki kiganiro ni kuwa kane twatangiye tuvata abantu bagiye muri weekend hari inkuru yasohotse hari inkuru yabaye mu minsi yashize ari ibyabaye mu minsi yashize abantu banabivugaho DJ Toxic nawe byari ubusinzi kabisa bwatumye anagonga umupolisi utwara imodoka yasinze
biza gutuma agonga umupolisi arayitaba n'Imana. Ese kuki wundi tubona ubusinzi mu basitari? Wenda icyo kintu tugiheraho, kuki tubona ubusinzi cyane mu basitari, abasitari basinda? Okay, urakoze cyane. Kandi rero bakabaye public figure kuri aba bantu. Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo umpaye. Turetse no mu Rwanda ubu ngubu hari murandasi, tusoma ibintu byinshi. Abasitari nibo bakomeje kugwa mu makosa menshi kubera icyo bita confidence ziri hejuru, ntutugeze ugomba kwitwara nk'abandi bose mu gihe utareba amategeko. Gusa nyine mu basitari hari igihe confidence zamuka akumva ko atameze nk'undi muntu. Kandi cyiza nyine ego barashimisha, ushobora kudija abantu bakishima, ushobora kuririmba abantu bakishima, ariko ntago wakwemererwa kuba wakora ibitemewe n'amategeko. Nicyo kintu mbona cyo gituma abantu barengaho. Kandi nzi ko hajeho systeme y'abasare, ntibuzi ko se wakoreye amafaranga kugira ngo wigwishe mu bibazo, wahamagara umuntu cyangwa mushuti wawe, nta nubwo ari ngombwa n'iki, akaza akagutwara aho kugira ngo ugwe mu bibazo bigushyira mu kaga. Uyu munsi umusare, iyo uvuze umusare wenda hari abantu batamwumva, uri kuvuga aba bashoferi bashobora kuza kugutwara wagiye wasamyeho. Nawe rero ubwo umusare ntago umuzi. Umusare ntawe ngese ko umusare ubwo, ariko duhereye mu Kinyarwanda umusare ubwo se ubundi umusare wundi utwara ubwato, ariko oya niyo uguyemo arakuruhura. Nyine n'umuntu ubuza amazi. Umusare ni umuntu uri mu mazi ashinzwe gutwara abantu. Umusare kuri ubu rero ni ukuvuga ngo niba wumva kagezemo, ushobora guhamagara umuntu, ushobora kuba inshuti yawe uzi ko nta kibazo afite ariko afite ibyangombwa byose nyine by'ikinyabiziga utwaye, simbizi ibe moti ibiki, akaza akagufasha muri iyo serivisi ugataha amahoro. Buri ubuzima buruta byose. Ubuzima buruta byose. Hanyuma uyu munsi ahantu hagaragara ikibazo cy'ubusinzi cyane buri urahazi, USA yari ubusinzi bukabije. Ujya kureba ukabona abantu barimo baragwirirana mu tubari, barimo baragwirirana mu muhanda bataha wapi, ukavuga uti ibi bintu byanze bikunze birakabije. Hanyuma nk'abantu banywa inzoga, wabitangiyeho bivuga uti kera byari bitandukanye n'uyu munsi. Kera uburyo banywagamo inzoga byari bitandukanye n'uyu munsi. Ese kera banywaga inzoga gute, uyu munsi bazinywa gute? Ese n'uwe mwihariko wari uri mu nzoga za kera wenda watumaga batakora amabara uyu munsi bakaba bayakora? Ako kantu nagaheraho rero. Nuse naguze ijambo avuga ati somaho utazabimbwa sha, kandi ari nka papa wabikubwira. Nukuvuga ngo aravuga ati soma utazabimbwa. Uziko bajya barabikora man, ugasanga umusaza afashe nk'icupa iri wenda ni icupa ririmo nka wine, akaza agasuka mu kirahure, yamara gusuka mu kirahure yicaranye n'agapeti k'imyaka 10, akakabwira ati soma utazabimbwa. Ibyo rero ngo nibwo amuhinduye umugabo kandi ari kumutoza. Uwo musaza nawe ntiwamukondana kuko mu muco byari birimo, ntago bari bavuze ngo abantu baba basinze. Rega inzoga, buri uzareba inzoga iyo baba yurayinywa ntiwishimira urayinywa ku bantu bazinywa, ariko ntago ndenze umurongo. Ku bantu bazinywa iyo wishimye urayinywa, niyo wababaye hari yumva uyikeneye. Iyo wayinyweye neza rero niyayindi uvuga ati uyu muntu anywa inzoga nk'imfura. Uzi ibyo ari byo? Akora umuntu unywa inzoga bikaba original. Nk'ubu nk'ejo kuwa gatanu hari abazabyukira ku murenge. Kati ni inzoga zabiteye. Ese uyu munsi poka watubwira yuko usoma ku gacupa, ariko uyu munsi nk'abantu bakibyuka ujya usanga kenshi baba bati peer pressure n'iki. Inzoga nazo zijya zigeramo uruhare muri bya peer pressure. Nibyo bintu bya mbere byambaga. Uzi ko umuntu aguhamagara ari Remera ukiruka ku icupa rimwe, ugahita ukurikira icupa rimwe akaba ari ujya kunywa rimwe ugatega ukicara. Ubwo rero ni ukuvuga, ariko hazamo n'ibindi nyine. Peer pressure ni ukuvuga wicaye n'ubundi nta kintu uri gukora,
ndabizi ejo hari n'ababategereje message ati hari abari kwandika ejo bizagende gute duhure gute, kandi ugasanga ni nk'umuntu umwe ufite amafaranga mu bantu 5, sibyo? Nta n'ikintu muhuriyeho mugiye kuganiraho kizima, ariko buri ushobora gukorana akadiro kazima n'umuntu mukavuga atari kureka twinigure ntiduhure tutaganiriye. Ubundi izo nzoga zifite gahunda zo izo nta kibazo, ariko hari inzoga zo mu kigare nubwo kuzirinda biragoranye, ariko gake uko wumva genda wumva nk'iki kiganiro cyumvishije icyo nzi cyo hari gake uri bwumve mu mutwe wawe kandi akagakuramo kandi bivuze ngo bite byuzu. Erega buriya niba utabizi hanze inzoga barazivura apana kuvuga ariko ngo bakuvuye ngo bagukubise imiti y'abagorozi, wenda nabyo ntabwo abagorozi bavuga ngo fata umuti ngo kuvana ku nzoga, wenda simbizi waba warawufashe nawe, kandi in comment yatubwira niba bikunda. Gusa nzi ko inzoga psychological wazivaho gake bitewe n'impamvu. Hari ibintu byinshi wakora siporo ikakubuza uwo mwanya wo kujya kunywa inzoga gake kuko ari n'ubushakashatsi bwavumbuwe yuko ntabwo inzoga wazivaho stop nyine nka kuri uvuga ati stop iyo ndirimbo guhita uzivaho, ahubwo wagira ikibazo gikomeye. Ni gake bisaba gake ngo ugende iyo process gake ugira n'inshuti no kuganira ukihuza, icyo bita kwihuza, ugakunda umupira ukareba n'umupira ukavuga ati cyagiye bashakaga kunywa icupa ugahita ureba nk'uwo mupira, cyagiye bashakaga gukora akantu ugahita uko utwo tuntu tuguhuza akaba ari tugenda ushingiye. Ariko ntabwo ndi umusayikologisite, ariko nzi ko sisiteme ni ubwonko ugomba guhindura imikorere yabwo, kuko hari igihe uba wumva nutabona icupa kari bubi n'inkweto wayigurisha. Ujya ugira takiyicupa oya ntago yikimbaho, hasigaye hambaho iyinyota cyakora ibaho nyine ku muntu umaze kuzivaho. Iyo mvuze inyota uzi icyo ari cyo, kwa kundi udashobora kurenza nk'icupa 1 2, sibyo? Neza ubwo ntabwo baba wanyweye. Oya hari icyo bita kunywa no kunywa ugasinda. Hariya kiriya gipimo cya polisi kigufata wagejeje mu macupa ngahe? Igipimo cya polisi ntabwo mbizi neza, ariko nzi ko icya polisi cyo gitandukanye n'ibyo. Icya polisi cyo ugiye gutwara ikinyabiziga, kandi ikinyabiziga gishyira ubuzima bw'abantu mu kaga iyo utwaye wasinze. Haba wowe utwaye, haba umuhanda utwayemo uri buze kuza kunyuramo abantu, haba abo utwaye uri kubashyira. Ariko ndavuga ati unyuze ahantu nko muri quartier, kandi inshuti zihuzwa n'iki no gusangira. Ndavuga ku barinywa waba unywa ji, nabyo ndabizi biremewe yuko wanyura ku nshuti zaho ngaho muri quartier ukamenya n'uburyo bigenda. Ntabwo ugomba kurenza icupa warinywa, ko ntabwo bivuze ngo uhite kugira chronique usinde wibagirwe n'ibya mu gitondo. Hari abantu bavuga ngo icupa iyo urinyweye urinywa, ariko ubwo ni ku bagabo ngo barinywa rimanuka hasi. Sinzi nimba uri kumva ngo barinywa rijya abagabo bari bubyumve ijambo uvuze. Yego. Ibyo nabyo nyine bigendana na mind. Ibyo navuze ati iyo urinyweye cyane rituma ufata ibyemezo bidakwi wite maze bimanuka hasi batananyweye, ibaze none wari nyweye. Ariko rero aho ku bagabo byo barabyumva, nta no kudiskita, bimanuka batananyweye, wanyweye noneho ibaze uburyo bimanuka. Ni ukuvuga nyine control ugomba kuri control yo kurukontrola, nka wa mugani bavuga ati urikura mu icupa rikagukura, ari kwirinyweye neza, ahubwo riguhuza n'abagabo cyane, riguhuza n'inshuti nyanshuti za nyazo. Hanyuma rero turacyari kuganira kuri ku buryo umuntu ashobora kwitwararika nyine ubusinzi, uburyo umuntu ashobora kurwanya ubusinzi bikaba byamugendekera neza rwose, bikaba byamuryohera.
ndetse akabana neza n'abandi muri society. Uyu munsi nyine turi kumwe n'umuvandimwe bita Poka Afes. Umuntu yarari kunyandikira no kuri WhatsApp ambwira ngo nze kukubaza ikibazo ariko ndabona ndi buze kuza. Ubwo ni inshuti nyine tujya dusangira. Asanga ari za kera. Ambwira ati nze kuza kumukubariza ikibazo kimwe. Hanyuma Poka Fe. Uyu munsi hari ingamba leta yashyizeho, harimo no kugabanya kunywa nyine inzoga, harimo no muzo yashyizeho limite y'amasaha utubari tugomba gukora. Ntekereza yuko nabyo biri muri ziriya ngamba zo kurinda abanyarwanda ubusinzi. Ariko umuntu yakwibaza ngo kuki batabishyiramo nyine ingufu nyinshi ngo tubone wenda nk'abantu basinze barimo barahanwa, tubone nyine nk'abafashwe basinze bagenerwa ibindi bihano bikomeye kabisa ku buryo n'undi wese ashobora kuba yatinya kuba yasinda ubutaha. Aho ngaho igitekerezo natanga, nzi ko bahana umuntu wakoze ikosa. Ushobora gusinda wandika 8 ukitahira, ariko gusindira mu ruhame nabyo ibyo byo nyine mu ruhame byo birazwi. Ariko ushobora gusinda ukagenda wandika 8 wandika mpaka ku rugi rwawe ukitahira ntawe wendereje. Aho rero nta kintu bakubaza, sibyo? Ahubwo icyo zagukoresheje ni iki, sibyo? Nyuma yo gusinda icyo zagukoresheje ni iki? Ande buriya muntu ngasinda ikintu yarasanzwe afite mu mutwe. Ntabwo urabona umuntu nimba sinza rwana ubwo ni ubo barwanye n'uwo. Ntabwo urabona umuntu ugurira biswi umurenge wose abana bato buriya bakunda abana. Nanjye mperuka cyane nabonaga abasinze bakavuga ati ngo bamwitanya murya abana. Ariko wamwegera ukabona kuguriye biswi. Abafite umutima mwiza. Ariko aho utegeze ubu hari igihe umuntu asinda agahita akubwira ati ariko cyagihe waramemukiye, ariko ibintu bigiye bishirira mu ukumva atangiye kuzanamo ibintu by'inzigo n'inzika yabitse kera. Ariko buri iyo umurushije ubwenge ibintu birangirira aho rwuze nta kibi kiba kirimo. Gusa nyine byose ni ubuzima bw'isi nabyo tubyongeremo. Controle niyo ya mbere. Hanyuma kuri leta bona isa naho nyine icyo nari nkubajeje nyine isa naho itabishyiramo nyine imbaraga nyinshi ngo ihana abantu baba basindiye mu ruhame, bahane bantu basinze nyine tubabone byibura baba terekamo nk'icyumweru. Aho ngaho babace n'amande kugira ngo n'ababana. Buriya leta no mubyeyi siyo yazanye gahunda ngo tunywe resi. Iyo vuze kugira ngo yice gitera ahubwo ishaka ikibimutera ikatangira gukira. Tunywe resi ni gahunda yo kuvuga ngo munywe gake. Nyine kontrola. Ariko icyo mpamya cyo ntabwo wakora ikosa wasinze ngo bakureke. Nguhereze example. Ejo cyangwa nko kuwa gatanu ntago habura kese hari abarwana, hari igihe babafunga kandi mbere yuko bagufunga no kugira ngo bigire barakwigisha. Icyo batabonye ari ibintu bikabije barakwigisha bakabikubwira. Leta ingufu zishyiramo, ahubwo nyine ikibazo ni kamere ya muntu ni ibisanzwe. Leta ntaho yarangaye, ntaho yigeze iranga hamwe. Nta na hamwe. Kubera ko urabizi icyo nzi cyo uzi utuntu bashyiraga ku tubari nta mwana under 18. Hari umuntu wigeze ubona under 18 kandi n'amabonsa yose bakwaka indangamuntu. Akora igihe bakureba ubuse bakwibeshaho ngo nta myaka 18 ufite. Ubona bakwinjiza ukagira ngo ze ngo nuko bakwibesheho. Urabona ko ushaje. Ariko ntabwo ndayigeza. Ngwiki iyo mikoro bahita bayikwaka. Ako no kuvugira ndi hejuru yayo. Nta na hamwe yarangaye nicyo nashaka kukubwira. Ahubwo nkatwe abantu iyo mvuze urubyiruko nyine rurengeje imyaka turyemerewe turimwe turi kontrola kandi kuko mu muco ririmo. Niyo mpamvu mu Rwanda ntago bashobora ko bakunze kuvuga ku muco cyane
wagiye ukurikira history wagiye ukurikira amateka cyane mu muco nyarwanda uzarebe nta foto ya kera itarimo agacuma. Agacuma kaba karimo umutobe. Ntago byabaga bivuze yuko bose banywaga hari inzoga. Hari igihe wenda habaga harimo nk'ubushera, harimo nk'ikira n'ibindi bintu byo kunywa ariko bitari inzoga. None se agacuma gasimburiza iki mu ubundi wewe uko byumva? Icyo gasobanura icyo kunywa nyine neza bise abarimo icyo kunywa. Okay, reka turekera aho. Icyo kunywa urumva nyine ari inuzi, urumva ari inzoga. Icyo kunywa ntago ari inzoga. Inzoga ni bavuga ko inzoga wakuze yumva ko inzoga ari iki? Inzoga ni nyine inzoga nayo ni iki? Ni y'abantu bameze gute? Ni y'abagabo. Inzoga ni y'abagabo. Rero kandi umugabo aba afite agacuma. Muri ya mafoto ya kera ari kumwe. Umugabo afite agacuma. Kandi uwo mugabo akayinywa nyine igipfura atanduranyije ahubwo ikamuha kwizihirwa. Nta bandi se ariko kera hari n'inkuru zagiye zigaruka zivuga ku bagabo bafashwe n'isinde birangira bakoze ibintu bakoze amayerere. Poker face. Ariko se ubwo uragira ngo ingeme imwe y'ikigori yica ikigori cyose? Ntabwo bishoboka. Hanyuma ubusinzi ntago bugarukira ku gusinda inzoga gusa, ibi byo kunywa gusa, ariko aya n'amazi mutaza kugira ngo wenda ni ibindi bintu birimo imbere, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya basinda bagasinda n'imyotsi ibyo batumaguje, sibyo? Basinda rimwe na rimwe bashizemo nk'itabi n'iki. Icyo cyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Uruzi ko naryo risindisha buri. Kuko ibyo bita bijya mu biyobya bwenge. Ariko inzoga se bari bayita ikiyobya bwenge? Ese inzoga irega inzoga ni ahubwo none se reka mubwire. Nabariye rega banywa intuza banywa imyotsi, bafata imyotsi. Ntabwo nabo biriya byitwa ibiyobya bwenge. Ntago nyine nyine ni ibiyobya bwenge, n'inzoga ni ikiyobya bwenge buriya. Ahubwo ubwo bwenge wowe ukora iki kugira ngo butayoba? Aho ntago twumvikana. None se gukomana uzi ikiyobya bwenge icyo ari cyo? Hari amadroge bayita droge. Inzoga ari ikiyobya bwenge ngo ni droge, ahubwo hari inzoga zitemewe bita droge, hari inzoga zemewe. Se wambuza kwisomera mitsingi imwe nitahiye. None se ariko byose yari inzoga. Nubundi mitsingi nazo nunywa nyinshi. Nyine nibyo mvumubwira urayikontorora. None se wajya ibintu bita urumogi ntirwemewe, drug, nyine ibiyobya bwenge by'imyotsi urabizi uko bimeze. Ariko intore ko bayinywa, hari umuntu uranywa intore ngo aza gukubita ingumi ngo yamusindishije. Kera n'urumogi ariko nyinshi n'iki kera. Hoya sha. Reka nkubwire ikintu bita umwotsi nta n'amakuru ngifiteho cyinshi. Ko ngewe akareka nta n'amakuru ngifiteho nyinshi, gusa nzi ko ikintu bita ikiyobya bwenge cyose kiba ari kibi. Igituma iyo bavuze ngo inzoga ziriya wenda ntago tuzamamaje, nta kintu baraguha ariko murazizi izo tuvuga, wemere kugenda ukayinywa. Ahubwo wewe icyo bakora ni ukugucungira hafi, bagucungira umutekano utagira ibyo wangiza, none byangiza bagukosore. Ariko ntago bakuziza ngo wanyweye inzoga runaka yemewe n'amategeko. Inzoga runaka yemewe n'amategeko uyinyweye mu rugero ntabwo ibyo babikuziza. Hanyuma tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo tunakubohore, ko twagufatiranye rwose. Ni iki wabwira noneho rwa rubyiruko rushishikariza bagenzi babo bavuga bati wowe nimba udasomaho byo ni ubukajuga? Kuko aba bantu babaho uyu munsi. Nkaba mfite umushuti wanjye utanywa inzoga, ariko nkamubwira ntari kurabizi nimba utanywa inzoga nta nubwo uzisi. Kandi aba bantu barahari. Ibyo bintu nabivuga
mu ngingo ebyiri kubera ko inzoga hari igihe nyine zitangamo ibyishimo iyo wazinyweye neza bimwe tuvuga akumva ibyo byishimo atabikwimaho akabivuga muri urwo rwego akumva arashaka yuko nawe ugiye hakaba n'undi ushaka kugira ngo umeneke abone ibyo nabyo bibaho akashobora kuba bagusindisha rwose uri mu kigali ase buriya gusindisha kugira bigende bite wenda tuvuge hari n'ibitipe numvise bivuga ngo bijya bisindisha abakobwa abakobwa cyane akamuhamagara ngo nsura muri geta agahita amusindisha abonye umuntu wadutse avuga ngo kavangiye agahita amuvangira nk'uriya mushiki waje bivuze mu ngingo ebyiri hari uba wumva abivuga avuga ati uburyo mpuzi muvandimwe soma kuri aka kantu nibura amarangamutima yawe azamuke tuganiremo neza kuko buriya nuganira n'umuntu wamwe nyine inzoga neza kwa kundi muganira neza pe ariko warengeje urugero hazamo ibindi bibazo hari akantu twe dukomojeho k'abatipe basindisha iki n'iki batsindisha abakobwa ubwo haba hari tageta mushakaho ariko icyo nzi cyo ntiwasindisha umukobwa udasanzwe azina ubundi umusindisha asanzwe azina keretse amarangamutima y'umukobwa yamufasha akavuga ati ntubundi ndagukunda reka mwe kamwe aho hazamo izindi probleme ariko asanze azinywa hari n'abakobwa banywa inzoga kurenza abatipe urabazi ahubwo wakwirukanka ahubwo ikofi ikaba imva abatipe mu nzoga nyinshi hari abakobwa ahubwo ashobora kuba zinywa ahubwo akanywa izihenze wenda akaba ikofi yawe yahita yita aho ngaho ni ukuvuga ngo nawe arakumanika hejuru akavuga ati nawe ariko bize kukugora yinywera twa peti ntuza twa peti mitsingi nta ribi ukaba uti ntacyo nabyimba 12 naza kutwishyura nta ribi ni muri urwo rwego ngewe nabisobanuramo ntabwo inshuti zose ziguhatira inzoga ari uko ziba zikwanze cyangwa zigukunze gusa hari igihe aba afite amafaranga akavuga ati none se ko hari noneho n'abakubwira bati ntabwo twakugurira ifanta niba utanywa inzoga wapi ntabwo biri gukunda nyine ni urwo rwego ariko ibyo bintu bikunda kuba umuntu asanze nk'abantu mu Kigali bose bahita bavugira hejuru ati niba ari fanta tamwihorere wapi ubugira ngo abagira ngo nawe uze muri icyo Kigali kugira ngo ukunde uzimwe ngayo nguko rero hanyuma poka reka ngushimire ukuri dusharinze ibitekerezo byiza uduhaye ibitekerezo byiza kuri iyi ngingo ngira ngo tuzagenda tubana no mu bindi biganiro byinshi bigenda bitambuka hano kuri Damuke TV turagira ngo tubwire abantu bakore subscribe na comment ewana turabakunda cyane n'ubuyobozi bwa Damuke TV kandi mwibuke ejo ko ari kuwa today ni kuwa gatanu deja byamaze kugera kunywa resi mu gaciro nyine karinywa neza nk'imfura umutekano urahari ntacyo ubwo nusenda baragucyura bakucumbikire ngayo ngo hanyuma rero reka tubashimire cyane ubwo tuzahure mu biganiro byacu by'ubutaha nitwa Ntagara Migambi ciao Damuke TV.